Don't forget to subscribe on our YouTube channel to find the wisdom videos. Ubwami, Wisdom House. Mu birometero 13 uvuye mu mujyi wa Roma, umwami w'abami Claude yatangije inyubako ya kimwe mu bikorwa remezo bihambaye byashinzwe icyo gihe n'ubwami bw'abami bw'Abaromani, Amateka. Ils creusent des tunnels dans les montagnes et bâtissent des ponts dans les vallées. Ni umuyoboro w'amazi avanwa hamwe ajyanwa ahandi, hubatswe ibiraro agacishwa mu buvumo bucukurwa akanyuzwa mu misozi byagera mu bibaya hagashingwa ibiraro, amazi agakomeza, ibyo byose bikayageza aho biteganijwe ko ajyanwa. Ibyo abainjeniyeri b'Abaromani muri ibyo bihe bakoze ku birometero 72 bayageza rwagati mu mujyi wa Roma bifashishije inyubako za beto bari bamaze guhimba muri ibyo bihe bya kera. Cyari igikorwa cy'indashyikirwa, babikora kandi nta rutambi, nta bikoresho bigezweho nk'ibyo tuzi ubu. Nyamara babyubaka neza cyane ku buryo imiyoboro y'amazi ya Amateka na nyuma y'imyaka isaga 1500 ubwami bw'abami bw'Abaromani buhangutse, nabwo nyine iyo miyoboro y'amazi abami b'Abaromani bashinze ikomeje kugaragara iriho. Pourtant, elles sont si bien élaborées que 1500 ans après la fin de la civilisation romaine, elles sont toujours debout. Un nouveau matériau révolutionnaire. Mu bintu byinshi cyane birimo iyobokamana, amategeko, igisirikare, imyubakire n'ibindi byinshi cyane Abaromani barazisi, hari ikintu kidasanzwe nabwo baduhimbiye kenshi kitagarukaho cyane mu by'imyubakire. Beto biroroha kuyikora, ikavangavangwa nk'uko Abaromani babitangije, ariko mu kanya gakurikiraho igahita ikomera nk'ibuye. Beto ni ingenzi cyane. Abaromani bayikoraga bo bifashishije cyane ivu ry'ibirunga, iryo ntago ryari iryibura kuri bo. Roma ni umujyi uzungurutswe n'ibirunga bigera kuri 50. Uyu munsi 2/3 by'abatuye isi bose baba mu nzu za beto. Abaromani bateje imbere ubuhanga bw'imyubakire ku buryo n'ubu ngubu twubaka tugendeye kuri byinshi bahimbye mu myaka 2000 ishize. Mais à bien des égards, depuis les Romains, nous vivons à l'âge du béton. Nk'ubwo uhaye agaciro Amateka, umwami w'abami Claude yari amaze kubakira Abaromani, iyo yaba ari igikorwa cya miliyari 6 na miliyoni 700 z'amayero. Ibyo byose mu kinyejana cya mbere nyuma ya Yezu. Abaromani ntabwo bari basanzwe. Amateka cyangwa imiyoboro y'amazi yashinzwe n'aba Baromani kuva ku ngoma ya Rigera. Imyubakire yayo yatangaje isi yose ku buryo yahindutse nk'indorerwamo buri wese aboneramo ubuhangange bw'Abaromani. Ntabwo ari ikintu cyashoboraga gusubirwamo n'uwo ari we wese ku buryo iya mbere ikimara kuzuzwa n'umwami w'abami Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus bise Claude wenyine. Nyuma y'imirimo yamaze imyaka 14 yose, inkingi z'amabuye zibarirwa mu bihumbi 400, metero cube 170 za beton, ako kanya ubwo litiro miliyoni 945 z'amazi buri munsi zahitaga zigera muri Roma, umujyi w'amavomero rusange 1300, terme zigera muri 900. Izi zari ubwogero rusange bwafatwa nka za sauna massage z'uyu munsi, imisarani rusange 144. Aho hose hashoboraga kuboneka amazi muri uyu mujyi mu kinyejana cya mbere mu bihe byacu. Umwami w'abami Claude, iyi Amateka yayihaye izina rye Aqua Claudia, amazi ya Claude. Rubanda barumiwe, abasanga bari igitangaza yaramaze kubagezaho. Amazi yageze muri Roma, umujyi wari umaze imyaka ukakaye henda kuba nk'ubutayu. Amazi yaje ku bwinshi bimera nk'imvura bagushirije mu buryo buhoraho. Rubanda bongera kumubona bishusho y'ubumana nk'uko ubwami bwifuzaga ko ari yo nyine abaturage babubonamo. Roma ni umujyi wabyaye indi yose yashinzwe mu isi mu buryo bugezweho, kera cyane mu bihe ahandi hafi ya hose ibyo bitashoboraga no gutekerezwaho. Mu mwaka wa 50 nyuma ya Yezu, Roma yari umujyi ushinzemo inyubako zo guturamo z'amagorofa 5 buri imwe. Zari zo guturamo ku buryo abantu 380 babaga mu nzu imwe y'igorofa. Ibyo bigatuma politike y'imiturire itaragerwaho n'ubu ngubu henshi mu mijyi yo mu isi. Icyo gihe ari politike yari yarashinzwe kandi ishyirwa mu bikorwa nyabyo muri Roma. Imihanda hagati y'amagorofa menshi nk'ayo ngayo, munsi yayo hari imiyoboro y'amazi ava mu ngo ishobora gusohora hanze y'umujyi toni 55 z'amazi yakoreshejwe buri munsi, cyangwa se y'imvura ngo ye gutera ibiza mu mujyi, cyangwa se ngo areke hose mu mihanda. Ni ibikorwa n'ubu ngubu bigoranye mu mijyi myinshi yo mu isi. Roma ikaba n'umujyi wari ufite igipolisi cyihariye na brigade y'abazimya inkongi z'imiriro, serivisi z'iposita, inzu z'amasomero rusange 30, inzu mberabyombi z'imyidagaduro 3 nini cyane n'ingoro 80. Roma niyo megalopole ya mbere y'isi, umujyi w'ubukungu n'imirimo itandukanye ya politike. Uyu munsi kenshi ukaba ushobora kuba wabarizwamo abantu basaga miliyoni 10. Hagati aho Roma yari ikindi kitahuzwa n'umujyi gusa, yari ubwami bw'abami.
igicucu cy'ubuhangange bwa Roma cyatwikiriye uburayi bwose no hakurya yabwo kandi mu myaka isaga igihumbi. Mu mwaka wa 61 nyuma ya Yezu, Roma binyuze mu nyanja bari bohereje ingabo zabo mu ntambara yagombaga kubera mu birometero 1300 uvuye i Roma. General Gaius Suetonius Paulinus yaragabye ibitero ku bice by'ibirwa by'Abongereza byari bitangiye kwigumura ku bwami bw'Abaromani, aniteguye kubaha isomo ryo kubaha Roma nk'uko yari amaze kubigenza muri Afurika y'Amajyaruguru. Ibirwa by'Abongereza nubwo byageragezaga kwigumura bagashingira n'ibikorwa byabo byo guhangana n'Abaromani ku marozi n'imyizerere idasanzwe y'abigisha b'Abadruid, ntabwo Abaromani bari biteguye guhara ubutunzi bwahabarizwaga. Le plomb, essentiel à la construction des aqueducs. niho hari plomb yari ingenzi cyane mu bwubatsi, hari fer, cuivre na eta byo gucura ibikoresho n'intwaro, na argent yakorwaga n'ibiceri byo guhemba abasirikare, kubera ko hafi 1/2 cy'ubutunzi bwose bw'ubwami bw'abami bw'Abaromani bwose bwashorwaga mu gisirikare. Ni inshuro zisaga ebyiri uyu munsi igice cy'ubutunzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenera ingabo zazo mu micungire y'imari y'ibihugu mu gihe byaba bigereranywa na kera. Et enfin, l'argent pour financer les armées romaines. Roma yashinze igisirikare cya mbere cy'umwuga mu isi. Buri musirikare akitwaza intwaro zabugenewe hakurikijwe n'imiterere y'urugamba agezemo: inkota ngufi, indende, amacumu n'ingabo barwanishaga muri tekiniki zihariye kandi zakorerwaga imyitozo ihoraho. Uburyo abasirikare b'Abaromani bahoraga mu myitozo y'intambara ibihe byose byagize ingabo zabo z'ubuhangange butagereranywa ku buryo no hagati mu bihe bigoranye cyane by'intambara buri musirikare wese yabaga azi neza icyo agomba gukora. Bibashyira no ku buhangange bw'igisirikare abandi bose batari bafite icyo bahinduraho kitari ukubigiraho. N'umurage nabwo barazisi. Nkubwa ku kanya muri urwo rugamba rwonyine General Suetonius yari amaze gusenya ukwigumbura kose kw'Abongereza mu ntambara itaratinze, ariko we n'ingabo ze muri ako kanya gato gusa bari bamaze kwica abarwanyi baho 80,000. La rage et le courage ne font pas tout. Mu ntambara umujinya, impamvu yo kurwana yumvikana n'izindi ndangagaciro zigarukaho kenshi. Ibyo ni ingenzi koko, ariko ntabwo bishobora gushingirwaho insinzi. Mu gihe abarwanyi bahuye n'ingabo z'umwuga kandi ziteguye urugamba nyabyo nk'uko Abaromani babikoraga, ibyo kurakara no kugira impamvu yo kurwana biburizwamo vuba cyane. Umurava n'ubutwari bigasimburwa n'ubwoba bw'urupfu rw'ako kanya no gutsindwa ntibibe kure. L'Empire romain, la rage s'estompe vite. Le courage laisse place à la peur. Et la défaite ne tarde pas à venir. Ni nuko Abaromani nyine bigaruriye isi mu buhangange bwa gisirikare n'ubuhanga bwihariye mu ntambara. Si n'ibyo gusa, ntabwo umusirikare w'umuromani yari yihariye mu ntambara gusa, bari abagabo b'imbaraga n'ubuhanga bwa ngombwa mu mirimo itandukanye y'iterambere ritari rinazwa ahandi. Nk'ubwo aho bamaraga kwigarurira, ako kanya batangiraga kuhubaka ibikorwa remezo. Abasirikare bakubaka ibiraro n'imihanda nyayo buri gihe y'ubugari bwa metero 7 ku buryo icamo imirongo y'abasirikare nibura 6 mu butambike, bigatuma nabo bihuta aho berekeza, kandi ibikorwa remezo bigashingwa ku buryo biba biteye kimwe hafi ku buso bwose bw'ubwami bw'abami bari barashinze. Buri musirikare w'umuromani yari umusirikare nyine, umunyapolitiki n'umuenjeniyeri cyarimwe. Binyuze mu gisirikare cy'Abaromani no gushinga ibikorwa remezo aho bagiye bigarurira hose, nuko imijyi nka Paris, Londres na Barcelone kimwe n'indi itandukanye hirya no hino mu isi yashinzwe ku bishushanyo, imbata na tekiniki zimwe z'imyubakire ya Roma, hakagenda hashingwamo za terme twagarutseho, ingoro, ibyanya bigari rusange ku bantu bose rwagati mu mijyi, na za stade zubatswe kimwe, ku buryo mu bwami bw'abami bw'Abaromani hubatswe izisaga 400 mu bice bitandukanye by'isi. Nyinshi zari arena ahaberaga imirwano yo kwicana hagati y'imfungwa n'abacakara bitaga abagladiateurs. Zikaba stade zashoboraga kwakira baje gufana iyo bafataga nk'imikino y'urupfu babarirwa mu 50,000 byose muri buri arena imwe. Ubwami bw'abami bw'Abaromani nabwo bwarimo bugera ku bushorishori bw'ubuhangange bwabwo, aho bwari bwararangije kwigarurira uburayi hafi ya bwose, amajyaruguru ya Afurika n'ibice binini by'uburasirazuba. 1/5 cy'abari batuye isi bose bari munsi y'ububasha bwa Kagoma nk'ikirango cy'ubwami bw'Abaromani, babarizwa mu bice bigaruriye. Kugeza n'ubwo Abaromani bari bazi ko ari bo bihangange bonyine babaho ku isi, ko bigaruriye hafi nyir'ubutaka bwayo bwose, nta bandi bantu babaho banabayingayinga mu by'ubutegetsi no kwigarurira ubutaka bunini bw'isi. Ntibyari byo, ariko ntacyo bari babiziho. Hakurya mu burasirazuba ku rundi ruhande rw'isi hari ubundi bwami bw'abami nabwo bugari cyane kandi bw'ubuhangange nk'ubwabo, ariko bushinze nyine ku bundi butaka. Ni ubwami bw'abami bw'Abashinwa. Mu mwaka wa 166 nyuma ya Yezu, bamwe mu bacuruzi b'Abaromani Amateka yibagiwe amazina, bihaye urugendo bagera mu birometero bisaga 8,000 bavuye iwabo.
mu gihe cy'imyaka 2 bambutse ibice by'inyanja bazamuka imisozi barenga ibibaya byinshi n'ubutayu butandukanye bagambiriye gusa gukandagira ku butaka bwari hakurya y'Ubuhindi. Ubutaka bwagirwaga indahiro butinyitse, bose ngo bahoraga bibaza ibyaba bibukorerwaho cyangwa baba babutuye, niba babaho cyangwa niba ari n'inyamaswa n'ibindi biremwa bidasanzwe byahabarizwaga. Là-bas, à l'extrémité du monde, là où la mer s'arrête, se trouve un immense état dépourvu de littoral. Abo bacuruzi ni nabo Baromani ba mbere bari bahuye n'Abashinwa bagira no mu bice byari umurwa mukuru w'Ubushinwa icyo gihe wari Liuoyang. Yari nk'isi nshya kuri bo, ibyo bahabonye byose nta na kimwe cyari gifite aho gihurira n'ibyo bari basanzwe bazi. Ubwo kandi bari bageze aho hose bahiga isoko y'ibitambaro bidasanzwe bari barayobewe icyo byabaga bikozemo. N'ubudodo bw'amagweja, ubudodo bwari banga ridasanzwe ry'Abashinwa. Buri mwaka Abaromani bakoreshaga imari ingana na miliyaridi imwe y'amayero mu gaciro k'uyu munsi mu gutumiza ibitambaro nk'ibi byashakwaga cyane na benshi bakabinyuza mu Bahindi n'abandi batandukanye mu bice bya Aziya. Nta wundi wari uzaho ibyo bitambaro biva n'icyo byabaga bikozemo kugeza n'ubwo bumvaga ko byaba wenda byariraga ku biti. Intambara y'ubukungu no kwiharira amayera bazamura mu buryo butungurana cyane ku Bashinwa ntabwo ari ikintu cy'ubu. Nkuba Abashinwa bose kuva ku bategetsi babo n'abaturage basanzwe baranabisezeranye bumvikana ko nta munyamahanga n'umwe bazigera babwira uko ibyo bitambaro bikorwa, ku buryo mu gihe cy'imyaka 3,000 yose nta wundi wigeze amenye iby'indodo z'amagweja zakorwagamo ibyo bitambaro, ari umwihariko wabo bonyine. Maze ibyo bitambaro bakabyohereza mu burasirazuba bwo hagati babiherekeje mu mutekano mwinshi, bikanyuzwa mu Buhindi bigacishwa mu burasirazuba bwo hagati kugera mu Burayi nyuma y'urugendo rw'umuhanda w'ibirometero 8,000 byose. Niwo muhanda wiswe w'amagweja mu mateka. Ni na filozofi ku Bashinwa bivuga ko bagerageza gusubiramo muri ibi bihe byo kwigarurira amasoko y'isi. Mu kinyejana cya 2 nyuma ya Yezu, urukundo rw'ibitambaro bikoze mu ndodo z'amagweja byonyine rwari rubaye imbarutso ya mbere yo guhuza uburengerazuba bw'isi n'uburasirazuba bwayo ku nshuro ya mbere nyine. Muri uko kumenyana ubwabyo byonyine no kumenya ko hari abandi bari bahari nabo bafite ubuhangange runaka, havuyemo imibanire yihariye irenze ku rubucuruzi bushingira ku magweja bwonyine. La route de la soie devient une voie qui permet aux marchandises, aux personnes, aux idées, aux armées et aux religions d'aller... Umuhanda wiswe w'amagweja wahindutse umuyoboro utuma abantu, ibintu, ibitekerezo, abasirikare, amadini n'ibindi bitandukanye byose bibona aho bica bigakwirakwira mu bice bigari by'isi kurusha uko byashobokaga mbere. Damas muri Syria, imyaka 4 nyuma y'ibambwa rya Yezu, hari umugabo wari mu mazi abira ahunga. Ni Paul. Yari umwigisha ariko anafatwa n'ubutegetsi nk'ubwumura rubanda akarenga no ku mategeko yose yariho. Numwe mu bibanze n'ingenzi mu gushinga ubukristo mu isi nyuma y'ibambwa rya Yezu wari warangije gucibwa urubanza yaranishwe ibyo bisa n'ibyarangiriye aho yarapfiriye ku musaraba yabambweho. Paul wanabanje gushishikara cyane mu gutoteza abakristo, yaragiye guhinduka bidasanzwe no kugira uruhare rukomeye cyane mu guhindura ko gatsiko gato k'imyemerere yari inyuranije n'amategeko idini mpuzamahanga ryakwiye isi yose kugeza amagingo aya. Ubutumuzi nka mutagatifu Paul yabigizemo umuravu udasanzwe nawe arahigwa bikomeye kuko yigishaga abantu ababwira ko Yesu ari we Mesiya. Mu maso y'Abayahudi yigishaga ubuyobe, naho imbere y'abategetsi b'Abaromani yarimo akwirakwiza ibitekerezo bibi bigumura rubanda, iyo bamufata ku kanya kwaro guhita yicwa. Damas wari umujyi w'inkuta zirinzwe nk'igipangu cy'umuntu umwe ku giti cye. Paul nawe yari umusore w'ingufu n'ibigango wasimbutse ibisenge by'inzu nyinshi kugeza yuriye inkuta z'umujyi arasimbuka agwa hanze yawo ahunga atyo. Yamaze imyaka 20 yihishahisha, ari nako yerekeza mu bice byinshi by'ubwami bw'abami bw'Abaromani ahura n'abandi bakristo baninjiza abandi batari bake muri iyo myemerere mishya. Ubutumwa abakristo nka Paul bakwirakwizaga bwarimo icyizere cyinshi cyatumye banakurikirwa cyane na benshi. Kubabwira ko ibintu bizahinduka nyuma y'urupfu kandi ko hari imperuka, ko abantu ari kimwe imbere y'Imana, umucakara kangana n'umwami w'abami, kandi ko buri wese azahabwa n'ingororano zijyanye n'imirimo ye n'ineza yagize cyangwa yagiriye abandi, ariko hakazabaho n'ibihano nko kuba wari umwami w'abami ashobora kuzahanwa akicuza, mu gihe wari umucakara we noneho ashobora kuzahumurizwa akanagororerwa. Ni igitekerezo cyari cy'imyemerere irema hagati ikanatanga icyizere kuri miliyoni nyinshi z'abacakara, abapfakazi n'imfubyi, abakene n'abandi benshi babarizwaga mu bwami bw'abami bw'Abaromani, ku buryo ubukristo bwahise buhinduka nk'idini rya rubanda nk'urwo mu buryo bwumvikana cyane. Paul mu kwihisha atyo yatangiye kwandikira amabaruwa abandi bakristo mu bice bitandukanye by'ubwami bw'abami bw'Abaromani. Yandikira Abaromani nyine, Abanyatesalonika n'abo muri Korinto. Na amabaruwa yanakusanirijwe hamwe muri Bibiliya ku buryo bwinshi bwayo bwihariye n'ubundi hafi 1/2 cy'isezerano rishya hafi ya ryose. Paul yabaye impirimbanyi itangaje y'ubukristo
abishyiramo amayeri menshi cyane, abasha no gukwepa ubutegetsi n'abamuhigaga. Ashinga uburyo buhambaye bw'itumanaho ku buryo amabaruwa ye muri ibi bihe yagereranywa n'ubutumwa bwagiye buhuriza hamwe abigaragambya mu bihe by'inkubiri yahiritse ubutegetsi bwinshi mu bihugu by'Abarabu mu myaka ishize. Amabaruwa yandikaga mu ibanga kandi agakora ku buryo hatazagira umutegetsi w'umuromani ugira aho ahurira nayo. Amabaruwa nk'aya y'ibanga yigisha iby'ubukristu bw'ibitekerezo bishya byari byadutse, Paul yanyanyagije mu bwami bw'abami bw'Abaromani nko guhimba groupe za WhatsApp na Facebook zibanga zihurirwaho n'abo yigishaga bonyine. Uvanyeho amabaruwa n'inyandiko, iterambere ry'itumanaho rishingiye ku mayira n'imihanda myinshi cyane Abaromani bashinze mu bwami bwose, nacyo ni ikintu Paul yaragiye kwifashisha cyane mu gukwirakwiza ubutumwa bwa gikristo. Abaromani muri iyo myaka ubwaho bari bararangije gushinga imihanda yaramburwa ku birometero 400 cyangwa yazungurutswe isi yose ubugira kane. Bari barashinze amayira anyuzwamo amato yahuzaga ibyambu bibarirwa muri 250 binini. Ubwabyo ni ibintu byatumye abakristo nabo babasha kuva hamwe berekeza ahandi mu buryo buboroheye cyane no gukwirakwiza ibitekerezo byabo mu gihe gito cyane bigahita bisakara mu bwami bwose bw'Abaromani. Inkuru y'itangira ry'ubukristo ubwayo irahagije ngo umenye neza ingufu z'ikitwa igitekerezo gishya. Ni ibitekerezo bikora amateka ubwayo, nibyo bihindura abantu, bikubaka ubuhangange. Ibitekerezo nibyo musingi w'itangiriro rya buri kintu. Aho abakristo bari bagiterana mu ibanga n'ubwihisho. Ubukristo ni idini yagombaga gukura nta kabuza, kuko uvanyeho umubare munini cyane w'abakene mu bwami bw'Abaromani habarizwaga n'abacakara 8,000,000 batagira uburenganzira namba, abagore 30,000,000 batagira uruhare urwo ari rwo rwose muri politiki n'ubuzima bwose bw'imiyoborere cyangwa ngo hagira aho bahurira n'amatora yari yo yose yakorwaga. Aba bose bari abakandida b'imbere mu guhinduka cyane abakristo mu nyigisho zabahaga imyumvire y'ubumwe no kureshya imbere y'Imana bigishwaga. Ubukristo bwari ubuhungiro kuri bo. Aba barimo Perpetua, umwana w'umukobwa w'imyaka 22 y'amavuko, ariko yari amaze no kubyara, akaba umwe mu bakristo kazi ba mbere banze gusenga no kuramya Imana zari zisanzweho z'Abaromani. Perpetua yaje gutabwa muri yombi yoherezwa mu buroko. Inyandiko yasize yagarutse ku mibereho ye aho yari afungiye ati: J'aurais à combattre non les bêtes mais le diable. Si inyamaswa gusa nzarwana nazo, ahubwo na shitani ubwe sinzamutinya ngo ntatire ukwemera kwanjye, kandi nzi ko insinzi yanjye ari ntashidikanywaho. Mais le diable. Mais je sais que ma victoire est assurée. Perpetua kimwe n'abandi bakristo ba mbere yagombaga kujugunywa imbere y'inyamaswa z'inkazi nk'intare, ingwe n'izindi zitandukanye zikamugira ifunguro, kuko kwihagararaho no kurwana nazo nabyo bitashobokaga. Bitaba ibyo abo bakabohwa bakarundwaho imiba y'inkwe bagatwikwa ari bazima bumva. Ibyo Perpetua akaba yarabizi ko ariko biza kumugendekera, ariko akaba nta n'icyamuhatiraga kugera aho hose atari amahitamo ye, kuko kwitangariza ko avuye mu by'ubukristo kimwe n'abandi bose, akaba yasaba imbabazi avuga ko atazabisubiramo. Ubundi akemera kuramya no gutura ibitambo Imana z'Abaromani uko byari bisanzwe, agakurikiza n'amategeko. Ibyo byari bihagije ngo bafungure buri mukristo wari we wese, ye no kwicwa atangaze gusa ko bivuyemo nta kindi. Abo bakristo ba mbere ntabwo babikojejwe, benshi baratsembwe baricwa ku bwinshi, banga kwihakana uko kwemera mu gihe cy'imyaka ibarirwa mu binyejana. Uko bamwe bicwaga ni nako umubare w'abakristo wazamukaga cyane. Mu myaka 100 bavuye ku 200,000 bagera muri 6,000,000 zose, kuva mu majyaruguru ya Afurika kugera mu birwa by'Ubwongereza. Ubukristo bwakiriwe na benshi kugeza amategeko yabubuzaga yose avanyweho. Noneho haza kubaho n'ikindi kintu kidasanzwe. Ni muri 337 umwami w'abami Constantin yari arembye yenda gupfa, aho icyemezo yiteguraga gufata cyari kigiye kugena hazaza hose h'ubwami bw'abami bw'Abaromani. Ati: Voici enfin venu le moment que j'ai si longtemps désiré. Kirashyize kirageze igihe nategereje cyane, igihe nizeye kuzaboneraho agakiza k'Imana. Umugabo wari umunyabubasha gusumba abandi bose mu bice by'uburengerazuba bw'isi, umwami w'abami w'Abaromani Constantin yaramaze kubatizwa ahindutse umukristo. Nawe yarahindutse umwe mu bukwemera ko agatsiko kahizwe imyaka 100 gashinjwa kaduruvayo n'imidugararo kimwe n'ubugambanyi ku bwami. Byahinduye byose, ubukristo buhinduka ahubwo idini ry'ubwami n'ubutegetsi, kugeza ubukristo bunahujwe cyane n'ubwo butegetsi nyine. Abayobozi bakuru b'amadini ya gikristo mu bisekuru byakurikiyeho nka papa bahindurwa abahagarariye Imana mu isi, bagira ububasha n'ubutegetsi bihambaye. Guhera igihe umwami w'abami Constantin yaramaze kubatizwa, ubwami bw'abami bw'Abaromani bose bahise bamukurikira, buhinduka ubwami bwa gikristo, bugira n'uruhare rukomeye cyane noneho mu gukwirakwiza uko kwemera hose mu isi, kandi buranakurinda.
abakristo bagira umwanya wa politiki n'ubuyobozi mu by'ubukungu mu bwami bw'abami bw'abaromani. Ubukristo bwahise buhinduka idini ry'ubutegetsi n'igisirikare. Uburayi bubu bwa gikristo mu gihe cy'ibinyejana byinshi cyane bigira n'ingaruka nyinshi zakurikiranye mu binyejana byasimburanye. Iri dini rihatirwa abandi cyangwa bakarihendahenderwa, rinajyanwa nk'intwaro mu bukoloni imihanda yose y'isi. Ubu ntabwo ari idini, ni imyemerere muri rusange ihuriweho na miliyaridi 2 na miliyoni 300 z'abatuye isi. Uretse na Roma, ubukristo bwarakoze bwishakira n'undi murwa mukuru mushya mu burasirazuba, Constantinople, ubu yahindutse Istanbul, ni muri Turukiya. Les disciples de Jésus ont changé le nyuma monde y'urupfu dans rwe cette humanité. abigishwa ba Yezu bahinduye isi n'imyizerere mu buryo bukomeye kugeza ubu. Nanone umwe muri batatu batuye isi ni umukristo. Ibyo byose bituruka ku buhangange bw'umuntu umwe wabayeho mu myaka 2000 ishize. Et tout cela a été rendu possible par l'influence d'un seul homme il y a plus de 2000 ans. La mort d'un homme au Moyen-Orient inspire un Urupfu rw'umuntu umwe gusa mu burasirazuba bwo hagati rwavuyemo ubutumwa n'ukwemera kwahererekanijwe isi yose mu izina rye, ubukristo. Byose byanyuze mu buryo itumanaho no guhererekanya amakuru byahindutse ikintu cy'ingenzi cyane mu mibereho y'abantu. Ubukristo nibwo bwahindutse umurage udasanzwe kandi wahamyeho isi ikesha ubuhangange bw'ubwami bw'abami bw'abaromani. Kugeza n'ubu ubukristo ni igitekerezo n'imyemerere ishinze bwuma, ntaho buteganya kujya cyangwa ejo bundi. Niyo ubwami bw'abami bwagwa, abantu ntibabura kongera kubaka ibishya no gukomeza. Barahimba, bakavumbura, hakavuka ibitekerezo bishya, hakaduka ubundi buryo bushya bw'iterambere, nabwo bukadukana imvururu n'intambara bishya, guhangana nabyo bigahoraho.